Ni channel yacu nanone mukurikira ijoro ntirikorerwa, ni Emile Nshimiyimana niwe muvugana. Tubibutsa gukanda subscribe ku batari babikora, kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byose dutanga binyuze kuri iyi channel. Ushaka kujya kuri group ya WhatsApp ni 07844257. Uri hanze y'u Rwanda ni +257844252. Nikaze kugira ngo dukomeze dusangire ukuri kw'ijambo ry'Imana. Umuntu amaze kunanirwa gutunganira Imana, sibyo? Ari naho twari tugeze cyagiye nuko hinjiye mu icyo kibazo nkanga kugisimbo, sibyo? Imana byatumye itegura umwana wayo Yesu Kristo. Abari buza hano mu isi araza yambara umubiri kugira ngo ahagararire umuntu, sibyo? Byasabye ko yambara umubiri kugira ngo twebwe agire gute aduhagararire yambaye iki? Umubiri, mbega ahagararire mu mwanya wacu, sibyo? Ariko ushobora no kwibaza ese ubundi Yesu we ibitambo byari bimaze kuvaho kurangira, ariko byavuye umunsi yapfaga, sibyo? Noneho rero wakwibaza ngo Yesu we kuki we yabonetse atunganye kandi twebwe twaragiye tuboneka twanduriye muri nde? Muri Adamu. Impamvu nyine no ku Yesu adakomoka kuri nde? Kuri Adamu. Ntago ari mwene Adamu. Ati gute rero? Umunsi marayika asanga Mariya yaramusobanuriye neza, aramubwira ati rero uzasama inda, sibyo? Ndetse iyo nda nuyisama uzabyara umwana w'umuhungu. Biramuyobera ati ngewe ati guteze, ati ibintu byashoboka bite ko ntararyamana n'umugabo, sibyo? Noneho ariko marayika aramusobanurira neza, aramubwira ati umurega ngubwire ukuntu bizagenda. Aramubwira ati umwuka wera azakuzaho, nakuzaho n'imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza. Niyo mpamvu uwera uzavuka azitwa umwana w'isumba byose. Mu yandi magambo, Kristo we noneho ntabwo abonetse ku bushake bw'umugore n'iki n'umugabo, ahubwo ni umwuka wera waje kuri Mariya asama inda. Yosefu nawe yarashatse kubenga Mariya rwihishwa. Gaburiyeli araza nawe aramugenderera, aramubwira ati hoye witinya kurongora umugeni wawe, kubera ko imbuto imurimo ni imbuto y'umwuka wera. Biri kumvikana? Kubera ko ni imbuto y'umwuka wera rero yinjiye muri Mariya, gusa yagiriyemo kugira ngo yambare uyu mubiri. Ariko ntago ari mwene Adamu twe dukomokaho. Urumva twe twanduye umwuka mubi wa Satani, ariko we ni mwuka wera wabyaye ne Yesu. Biri kumvikana? Kari imbuto y'umwuka wera. Niyo mpamvu we yabonetse atunganye. Na niyo mpamvu yabaye hano mu isi imyaka 33 ngo ageragezwa mu buryo bwose nkatwe, ariko ntigera akora icyaha nacyo. Biri kumvikana? Aha. None rero Yesu rero kuko we n'ubundi ijuru arasanzwe arifite, ni nawe nyirari. Kuki bundi yabaye mu isi akanakiranuka? Mu by'ukuri ntabwo ari kugira ngo wazajye mu ijuru, ijuru ryari risanzwe ari, ahubwo ari kugira ngo wowe utabasha gukiranuka, sibyo? Nawe ubashe kujya mu ijuru, ariko ubiheshejwe nande? Na Yesu waje kugucungura, waje gukiranuka mu cyimbo cyawe. Ariko si ugukiranuka mu cyimbo cyawe gusa, ahubwo no gupfa urupfu rubi wagombaga gupfa kuko uri umunyabyaha, arupfe narwo mu cyimbo cyawe. Ariko reka nkwibutse, urupfu wagombaga gupfa ni uruhi, si ukuntu uzava mu mubiri, oya, ahubwo ni urupfu rw'iteka ugombaga kuzapfa ukorerwa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. N'ubundi urwo ku mubiri twese tuzarusangira, sibyo? Ariko igihano noneho gihari ku banyabyaha ni ukorerwa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Yesu rero yaje kubabazwa umubabaro ungana n'uwo, abantu muhumve neza, yaje ngo ababazwe umubabaro ungana n'uwo wagombaga kuzababazwa uri mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Niyo mpamvu agisenga mu gashyamba ka Getsemani ngo yatangiye kubira ibyo bivanze n'amaraso.
nta n'uwari uramurya urwara, nta n'uwari umutera icumu, nta n'uwari shwi, sibyo? Nta wari umutera umusumari, ariko atangira kubira ibyo bivanze n'amaraso. Bivuze iki? Bivuze ngo yari ari kwakira wa mubabaro w'iteka ryose we wagombaga kuzababazwa uri mu nyanja yaka umuriro n'amazu. Biri kumvikana? Nari magambo urupfu Yesu yapfuye ni ingurane y'urupfu rw'iteka we wagombaga kuzaba. Nuvuga ngo Yesu yaramfiriye, jya ubyumva neza. Ni rwa rupfu wagombaga kuzapfa Yesu yagize ute? Yapfuye. Ni wa mubabaro w'iteka ryose we Imana yawumushyizemo iwumurangirizemo mu minsi 3 arawurangiza. Biri kumvikana? None rero akaba rero nanone akubereye umucunguzi muri icyo. Umucunguzi kuko aje gupfa urupfu wagombaga gupfa kugira ngo wowe ubeho kandi ubane n'Imana amahoro by'iteka ryose. Biri kumvikana? Niyo mpamvu Yesaya 53 abivuga akavuga ati yashenjagura ibicumuro byacu. Ati igihano kiduhesha amahoro cyari kiri kuri nde? Cyari kiri kuri Yesu. Sibyo? Mu yandi magambo igihano Yesu yahanwe ni igihano we kiguhesha amahoro. Ni igihano giye gutuma wowe uvuga ati ubwo hari wahanwe ngewe ntabwo ngihanwe. Biri kumvikana? Umuririmbyi uri uvuga ngo yabambwe mu cyimbo cyanjye, muramuzi? Wabambwe mu cyimbo cyanjye ngunyize kurimbuka. Iyo ndirimbo ntabwo muyizi? Okay. Imana ishimwe. Nuvuga ngo we yabambwe mu cyimbo cyacu kugira ngo adukize kurimbuka. Mu yandi magambo umubabaro ngenda agomba kuzababazwa wose Yesu niwe wawubabajwe. Wose washiriye muri nde? Muri Kristo Yesu. Sibyo? Bwa bushyuhe bari kuzagutereramo bwashiriye muri nde? Bwashiriye muri Kristo Yesu. Sibyo? Ibaze nawe umuntu, ese hari uwo wari wabona wowe? Hari umuntu wari wabona n'izuba ko rye riva ari ryinshi hano mu burasirazuba? Hari umuntu wari wabona ava ibyo bivanze n'amaraso? Yesu rero kuva ibyo bivanze n'amaraso ni icyo ngicyo. Ofete ni ububabare. Aho biri kumvikana? Biravuze ngo mwaraguraye. We ntiyigeze amenya icyaha, ariko kubera wowe ahindutse icyaha. Ngo ariko umuntu nanone ni ukugira ngo nawe kubera Yesu ngo uhinduke gukiranuka kw'Imana. Biri kumvikana? Biri kumvikana? Yesu abazweho ibyo atakoze. Bimujyanye he? Bimujyanye he? Mu rupfu. Biri kumvikana? Yesu abazweho ibyo atigeze akora. Bimujyanye he? Mu rupfu. Ariko ngo nukugira ngo nawe nubwo utabasha gukiranuka none ubarwa gukiranuka kwande? Kwa Yesu, nawe kukujyane he? Mu ijuru. Biri kumvikana? Yesu rero ntiyaje kuguhanirwa gusa, ahubwo yaje no kugutunganira. Cyangwa muri iki Kinyarwanda cyumvikana. Ntiyaje kuguhanirwa gusa, ahubwo yaje no kugutunganira. Biri kumvikana? Kuko we ntiwari kubasha gutunganira Imana kuri ko butunganeyo ishaka. Yaje no gutungana mu cyimbo cyawe kugira ngo ubwo butungane bwe abukwihere nk'impano buguheshe kujya mu ijuru. Wamuhaye impano mbi y'ibyaha imuhesha kujya mu rupfu. Sibyo? Nawe agwa gutungana kwe nk'impano kugira kuguheshe kujya. Biri kumvikana? Uhinduka umukiranutsi kubera nde? Yesu. Nkuko nawe yahindutse icyaha kubera. Biri kumvikana? Hari umugabo nkunda kuvugaho witwa Baraba, wari igisamburo, hari ubwo mwicaye mubi, wari ufunze kugiye nyine Yesu nawe agomba kwicwa. Hanyuma Pilato kubera ko yarabuzeho Yesu icyaha na kimwe, ashaka uburyo yamucikisha ariko biranga. Kubera ko bari basheze kagomba gupfa byanze, ariko baramaze barashika. Kuko nyine yagombaga kumfira. Sibyo? Hari abantu ngo babazwa n'urupfu rwa Yesu wese. Ujye mwishima ko Yesu yapfuye. Yadapfa twari kurimbuka. None rero Pilato ngo abuzeho icyaha kuri Yesu, yamwinjije kabiri mu cyumba cy'ubucamanza, bamushakaho icyaha barakibura, aramusohora, ashaka kumucikisha biranga. Ariko aravuga ati mu mategeko hari rimwe rinyemerera kubohora umuntu umwe wagombaga gupfa.
rimwe mu mwaka nkamubohora agataha. Ati reka mfate Baraba igisambo ruharwa wishe abantu w'ikivume abantu bose bazi muhagarikiye hamwe na Yesu. Sibyo? Noneho mbahitishemo. Mubaza ati ninde mubona nakwica kandi ninde mubona narekura muri aba bombi? Ati ndabizi barahitamo Yesu tu. Kubera uburyo yabakoreye ibintu byiza, yakijije abarwayi, yabahagije imitsima. Ati nta kuntu batari buhitemo Yesu. Ariko Imana nahari yagiraga igaragaze uburyo igiye gucungura umuntu. Noneho Pilato arababaza ati noneho muhitemo mbabohorere nde n'icende? Bati tubohorere Baraba yitahira. Ariko nukubera iki? Nuko barabahagararanye nande na Yesu w'umuziranenge. Ubwo ubuziranenge bwa Yesu bugiye kuri nde? Ubunyabyaha bwa Baraba bugiye kuri nde? Baraba rero ni wowe. Ni wowe Imana yagombaga kurimbura kuko uri umunyabyaha. Sibyo? Ariko kubera ko habonetse umucunguzi mugahagarara, kubera ko habonetse uza kujya mu cyimbo cyawe, sibyo? Byabaye ngombwa ko kwa gukiranuka kwa Yesu kuza kuri nde? Kuri wowe. Wewe wihindukira iki? Umukiranutsi. Hanyuma Yesu ahinduka iki? Umunyabyaha. Aba ari upfa. Biri kumvikana? Kandi ubutabera bw'Imana buba bugize gute? Buba burubahirijwe. Burubahirijwe kubera ko umunyabyaha agiye kugira ute? Gupfa. Hanyuma umukiranutsi nawe agiye hehe? Agiye mu ijuru. Biri kumvikana neza? Biri kumvikanaho? Bibiliya rero iravuga n'ubundi mu Baroma 3 guhera ku 21 kugeza ku 24 ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwagize gute? Kwahishuwe. Mu yandi magambo ntabwo abantu bakuzi ari benshi, ariko kuri bamwe kwagize gute? Kwarahishuwe. Sibyo? Ni ugukiranuka kw'Imana ngo abizera bose baheshwa no kwizera nde? Yesu Kristo. Ngo ari nta tandukaniro. Mu yandi magambo umuntu wese wizeye Yesu gukiranuka ahita agira ute? Aguhabwa. Ngo ni ugukiranuka kudaheshwa n'amategeko. Mu yandi magambo ndi kuva mu bya 10, ndi kuva mu maturo, ndi kuva mu mirimo yariyo yose itegetswe n'iki? N'amategeko. Biri kumvikana? Ni ugukiranuka kudaheshwa n'iki? N'amategeko. Biri kumvikana? Ngucye kuranga amategeko n'ibyahanuwe bihamya uko gukiranuka. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko n'ubundi amategeko yose burya yashushanyaga Yesu. Biri kumvikana? Nibyo abahanuzi bavuze byose bahanuraga nde? Yesu. Biri kumvikana? Ba Yeremiya 23 yaramuhanuye aravuga ati ngo Imana ngo izumbura ishami mu gitsinsi cya Dawidi. Aravuga ati uwo nguwo uzaza ngazitwa shami ngo bisobanura ngo Uwiteka gukiranuka kwacu. Uwo ni Yesu. Shami ubundi izina shami nicyo bisobanura. Bisobanura Uwiteka gukiranuka kwacu. Abahanuzi bose rero bagiye bahanura nde? Yesu. None se Yesaya we ntiyamuhanuye se? Ariwe wavuze ati igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Yesu. Akomeje kuvuga mu gice cya 53 ya Yesaya yaravuze hepfo aravuga ngo ibyo Uwiteka ashaka byose bizasohozwa neza n'ukuboko kwe. Yavugaga nde? Yavugaga Kristo. Kristo niwe wakoze ibyo Uwiteka yashakaga byose. Niwe wakiranutse kurugera Imana yashakaga kugira ngo wowe aguheshe gukiranuka. Biri kumvikana? Ngo no gukiranuka kw'Imana kudaheshwa n'amategeko. Cyakora amategeko n'ibyahanuwe bihamya uko gukiranuka. Igihe Filipo abona ahura na Yesu, yari rukansajya kureba mwene wabo umushuti witwa Natanayeli. Arambwira ngo ngwino nkwereke. Ati wa wundi abahanuzi bavuze n'amategeko akagira ute? Akamuvuga namubonye. Ati ni Yesu w'i Nazareti. Biri kumvikana? Uko gukiranuka rero ngo kugenewe abizera Yesu Kristo bose ari nta tandukaniro. Ngo kubera ko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo. Nshuti zanjye, mwakwemeye gutsindishirizwa se?
ubundi ni ikibazo kijya kivuga kubera ko Satani yabwiye umuntu ngo nukora uzaba mwiza nk'Imana, umuntu akomeza gushaka gukora ngo areshye n'Imana. None bya byagorana yakubwira ati wayahumure ejo bizaza. Ariko ntibizigera bishoboka. Biri kumvikana ngo kubera ko abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. None ngo Imana yo ngihitamo kudutsindishiriza kubw'ubuntu bwayo ngo ibiduhereye ubusa. Abantu ngo ibyubusa bitera ubwenge. Ngo kuba gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Biri kumvikana. Impamvu Imana yemeye kudutsindishiriza nuko tutari kubasha kubona kwa gukiranuka yagiraga gute yashakaga. Hanyuma itegura Yesu kugira ngo abe ari we uza kuducungura akiranuke mu cyimbo cyacu, hanyuma gukiranuka Yesu akoreye we ubwe aba ari ko we bagira gute baguhereza. Biri kumvikana. Yesu abagize gute abagutsindishirije. No gutsinda atari we wakoze. Biri kumvikana. Nuko wajya mu gisambu kirirwa guhinga hanyuma nge nimugoroba nkajya guhembesha. Yesu nawe arakiranuka ku gato na kanini. Sibyo? Ariko abikora kugira ngo wowe nawe uzabashe kuba umukiranutsi imbere y'Imana, ubaze gukiranuka kwande kwa Yesu. Sibyo? Ego. Ku rugero rwande rwa Yesu. Biri kumvikana. Uko rero niko umuntu aba ugeze ubaza ati none byagenda gute? Ko numvise ko twese twahindutse babi. Yarabajije ngo none uko katubaye. Yari inkuru mbi rero twahereyeho. Ariko hari inkuru nziza noneho. Sibyo? Hari inkuru nziza ivuga ko nubwo wowe utabishobora gutunganira Imana. Pawulo arabivuga mu Baroma igice cya 7 mu mirongo ya 17 gutyo kumanura. Aravuga ati muri ngewe ati no kuvuga muri kamere yanjye nta cyiza kimba. Tine mpamvu ni ibyiza nshaka gukora atari byo nkora, ibi binanga akaba ari byo nkora. Biri kumvikana. Muri kamere y'umuntu nta cyiza kibamo Imana yagira gute yakwemera. Biri kumvikana. Ahubwo rero inkuru nziza ni iyi. Inkuru nziza nuko Yesu we ubwe wenyine inshuti yawe yavuye mu ijuru aza kugucungura. Arakubwira ngo wowe egerayo kuko byakunaniye. Wewe byakunaniye reka mbikore mu cyimbo cyawe kugira ngo noneho Imana nawe ikwemere bikunde, ariko ubanje kunyemera. Biri kumvikana? Ubanje kwemera nde? Yesu. Ukabanza ukitakariza icyizere, ukikuraho icyizere kimwe Satani yagushyizemo ukakikuraho. Nimwe yakubwira ngo uzamera nk'Imana n'urya ku giti akubwiye kuryaho, byose ukabishyira hasi. Ubwo Satani ati warambeshye, ntabwo nabaye nk'Imana nk'uko wambwiye. Ahubwo nisanze narabaye mubi, naragomeye Imana, ndi nuwo kurimbo. Sibyo? Hanyuma ukemera Yesu we wakiranukiye Imana ku rugero Imana ishaka, hanyuma uko kwemera bituma Imana ikubara nk'intungane imbere yayo. Abaroma 10:10 niko bavuga. Haravuga ngo umutima ni umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, ngo akanwa akaba ariko yatuza akaba arakijijwe. Biri kumvikana? Umutima ni umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, ngo akanwa akaba ariko yatuza akaba arakijijwe. Biri kumvikana? Wizera mu mutima udashidikanya ibyo Yesu yagize ute yagukoreye. Kari we wenyine wabashije gutungana kandi ari wowe abikorera. Kuko butungane Yesu yatunganye kumbi ari ubwawe. Ibyo urabyemera, Imana ikakubaraho gukiranuka. Imana ikakubara ho gukiranuka kundi nyine. Impamvu ari ukubarwaho nuko bitari ibyawe, ukaba ugiye kugira ute kubibarwaho. Ngo umutima niwo wizeza ukabarwaho gukiranuka. Akanwa akaba ariko watuza ukabura kijijwe. Ukabukiza iki? Ukabukize kuri imboga.
wakoze gukurikira ibiganiro byacu, tukwibutsa ko ibi biganiro bikomeza, tugusaba niba utarabikora kugira ngo ukande subscribe kugira ngo ntihagire ikiganiro na kimwe kizajya kigucika, ariko kandi tugusaba no gusangiza abandi iyi channel kugira ngo ubutumwa bwiza wumvishe bugere no ku bandi, kuko niko ijambo ry'Imana ritubwira ko nk'uko twaherewe ubusa natwe tutangira ubundi.